uko amatorero yashize umuvuga butumwa muheza iminota 30 ariko bagashira ibisirimba birindwi bishatse kuvuga iki ubibona gute kuri wewe nuko nyine ubutumwa nta gaciro barakubwira ngo nurenze iminota 30 uvuga ubutumwa ariko bagakubita ibisirimba birindwi igikenewe niki hagati y'ibyo byombi igikenewe niki guhimbaza Imana ni sawa no kumva ijambo ry'Imana ni sawa ubundi guhimbaza Imana n'ukuririmba right Paulo yandikiye uzasoma abakorinti bice 14 ubisome zose ubimanuke Paulo yavuze ikintu kicungura ubugingo n'ikintu cungura ubwenge yaravuze ngo iyo dusenze mu ndimi zitumvikana wewe uri kuzisenga uri kwiyungura ubugingo bwawe ariko ntabwo uri gufasha ubwenge bw'abantu bari kukumva buri igisirimba ndikiza gifasha mind ntabwo cungura ubwenge bw'abakristo gifasha iki ugisirimba byenda we sinzi kuko njewe sindagihabwa ko bavuga ko Dawidi yatambye niwo ubizi abanyamurenge bajya bashakira umunezero twizere ko mumeze neza twizere ko mukomeje kugubwa neza abari iwacu mu Kamombo mu Minembwe mu Bibogobogo ndetse n'ahandi hatandukanye ku butaka butagatifu iwacu imurenge mwe mukunda iyobokamana nanone kandi abafana bacu bari muri Amerika Australia Canada ndetse namwe mukunda kudukurikirana cyane cyane umunsi ku munsi mudahwema ufatanye bwanyu bitekereze byanyu rwose tukunda kwibona ku Amahoro TV televiziyo imwe rukumbi ikorera ku murongo wa YouTube aho dukora ibiganiro by'iyobokamana ndetse n'umundi tugakomeza kubaha uko isi ihagaze ku munsi wa none nitwa Muhire DJ Notable uyu munsi wa none ndi kuri Amahoro TV kugira ngo nkomeze kubabwira ko isi ihagaze nanone kandi tubabwire ko iyobokamana niryo dukora niwo murongo wacu hano ku Mahoro TV nanone tubabwire ko mukomeze gukora subscribe ibitekerezo byawe ari ingenzi kugira ngo natwe dukomeze dufatikanye udahari simba mpari ariko uhari nanjye nkaba mpari ibintu byose bishobora kuba byagenda neza this is 2022 umwaka w'ibisubizo nkuko abantu babyiteze imbere ya kamera za Amahoro TV murahabona umugabo n'umupapa yambaye neza mu gashati keza yifunze hasi hejuru ameze neza n'umu evangeliste araza kwivuga wa mugabo we urakaza neza ku Amahoro TV murakoze so ubwa mbere tuguhostinze nanone kandi so ubwa mbere ugaragaye ku mbuga nkoranyambaga witwa nde ese ugiye kwivuga wivuga gute muri rusange abantu benshi barakuzi ariko hari n'umuntu umwe ushobora kubutakuzi uri mu Bibogobogo ya ndo umunyamurenge w'umunyabyinshi w'umurama iwacu ni kundondo mu Bijabo amazina yanjye banita Muyoboke William ndise w'abahungu babiri Goriyo na Shalom itorero ni itorero of course ni Zion orakoze cyane evangeliste iyo title kuba wayisize ku ruhande ishobora guhinduka ariko muri kino gihe ngo ari ikintu kuba umunyamurenge ntibyahinduka kuba umunyabyinshi ntibyahinduka kuba se wa Shalom na Goriyo ntibyahinduka kwitwa William Muyoboke ntibyahinduka ariko evangeliste byahinduka gute evangeliste ushobora kuba pasteur ariko ushobora kuba apotre none se ko bavuga ngo revera pasteur Dr Revera pasteur cyangwa se pasteur kubera kitavaho iyo title urugero ushobora kumva ngo revera Dr pasteur revera pasteur Dr kubera ki pasteur itavaho aho rivaho kandi wavuze ko evangeliste ishobora kuvaho evangeliste rivaho mu gihe ubonye promotion ariko nawe niswe mbaye pasteur ubu evangeliste ntaho ushaka kuvuga ngo ni evangeliste pasteur revera bishop abajamu uyu ni umukozi w'Imana ibyo aribyo byose abisobanukiwemo right umeze gute William ndamahoro turashima Imana hano hanze ibintu n'amahoro nta ngorane agafaranga karaboneka evangeliste ifaranga nta nubwo ryigeze ribura kuko ifaranga ntabwo iyo rivuye mu mufuko wawe riba rigiye mu mufuko wundi ntabwo bariteka sohora ifaranga kugira ngo ubone irindi ushobora kubura iyo ribuze iwawe hari aho riba ryagiye ariko riba rihari rishobora gusaba ibyenda kubura iwawe ariko niribura iwawe hari aho riba ryagiye ariko rirahari kwa evangeliste biragaragara alright ni evangeliste William nkuko mumuzi ni umugabo uri hano hanze ku mbuga nkoranyambaga uri gutanga ubutumwa butandukanye burimo n'ukuri nkuko abantu benshi bagenda babyandika muri ma comment mu bitekerezo byabo evangeliste William ku mbuga nkoranyambaga iyo ukurikirana imbuga nkoranyambaga buri munsi cyangwa se umunsi ku munsi cyane cyane nawe ukireba ubutumwa batanze wiha ikihe gisubizo cyangwa se ubona uhagaze gute hano hanze
uko mpagaze sinshobora kukumenya kuko ngo wambaye ikirezi ntazamenya ko cera, so abantu nibo bamenya standard uriho, wowe ushobora kutayimenya. Ahubwo wewe iyo mbona ubona mumeze gute? Uhagaze neza. Uyu ni ngewe umwe umufana wawe, uhagaze neza cyane uri gutanga ubutumwa bwuzuyemo ukuri. Ubushize Evangeliste William twakoranye ikiganiro, abantu benshi muri comment zagiye zigaruka aho ikiganiro wavuze ko umuhungu wawe ashobora kuzaba umurengezi cyangwa se akatubera inzira y'ikiraro cyangwa se bridge izatusubiza iwacu muri gakondo bitewe n'amateka afite cyangwa se n'izina wagendeyeho kugira ngo umwite. Umuhungu wa Gitwaza nawe bikavugwa ko ashobora kuzaba umuyobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi bavuze se ko ibyo bintu wabihujije gute, ni ihererekwa ufite ku buryo umuhungu wawe ashobora kuzaba Mose wacu w'Abanyamurenge? Okay, en fait iyo umuntu agiye kuba umucunguzi w'abandi cyangwa umuyobozi ari critère. Kuba umuntu yujuje ubwene gihugu bw'ico gihugu, igihugu cikimwemera nk'umunyagihugu, iyo ni critère imwe yatuma aba umuyobozi. Critère ya kabiri y'umuntu yize. Critère ya gatatu iyo umubiri wawe uri full ukora neza ingingo zose. So izo ngizo zose umuhungu wanje abifite. Afite kuba ari umunyagihugu yemerewe kuba yaba uwo muyobozi. Ari ku ishuri ingingo ze zose zirakora. Papa we na mama we ko bari impunzi muri Kenya? Ushobora kuba impunzi ukabyara Mose. Mose tuturere kuri Mose wo muri Bible. Mose yavukiye muri Egiputa. Ntabwo yavukiye Kanani. Iwabo hariho ubwo. Iwabo yari afite inkomoko yo muri Kanani ababyeyi be. Ariko bamuzarira mu gihugu c'abandi. Yabaye yashoreye Israel. Tuvuge nka Ben Gurion nyirizina yavukiye Pologne. Yabaye minister w'intebe wa Israel. Kuvukira mu gihugu c'abandi ntibisobanura ko ushobora kugipfiramo. Kandi buriya ikintu cyose ku isi tugenda tureba ingero z'abandi bantu bagiye babaho. Abantu baratwandikiye baratubwira ati niwongera kugarura Evangeliste William uzamubaza iki kibazo. Abantu benshi bumva ko gufungura amakanisa cyangwa se amatorero nk'ibiri gukorwa muri kino gihe biri gufatwa nka business. Abandi bakabitera umugongo bakavuga ati nyamoneka hari abafungura amatorero atari umuhamagaro. Baratubwira ati uzatoreza icyo kibazo Evangeliste William kugira ngo akidusobanurire. Ese Evangeliste William ubyumva gute? Abantu ko bafungura amakanisa umunsi ku munsi bamwe bakabifata nka hari business nko gushaka umugati, abandi bakavuga ati rwose no muhamagaro. Ese wewe n'iki jambo ry'Imana bivugaho ibi bintu ubibona gute Evangeliste? Okay, en fait ndewe ko mbibona hariho amatorero ari mu murongo w'Imana ariko hakabaho n'andi matorero atari mu murongo, kuko itorero ridafite gushaka abakizwa basha nta mission ya Kristo riba rifite, kuko mission ya Kristo kwisi yaravuze ngo mugende mubwira abantu ubutumwa abazemera mu babatiza. So ariko n'amatorero yadasohoka ngo aje kuvuga ubutumwa azemeza abandi. Nibyo bintu nababwiye ugasanga njewe ndi pasiteri nawe uri umuyoboke wanje n'uyu nuriya naje kubatiza nkabatiza abana b'abana banyu. Si abantu twagiye kubwiriza hanze mwazaye turabatije hanyuma tugashima Imana ngo itorero ryungutse kandi tubatije abana b'abakristo. None ubwo bishatse kuvuga ko abo itorero ryakagombye kubatiza ni bandi? Naba abantu bo hanze risohokereje kuvuga ubutumwa, ariko itorero ntirisohoka. Ribatizwa umuhungu wawe undi akabatiza umuhungu wawe. Ribatiza abana b'abakristo bazaye bacukije barabatije hanyuma ngo itorero ryungutse tiryungutse. Ako kantu ariko itorero riri mu nshingano za Kristo nirisohoka rikaja gushaka abapagani hanze rikababatiza rikababwiriza ubutumwa. Cyane abanyamurenge n'abantu bazwi hano hanze ko dufite inshingano zivuga ubutumwa, ariko mbona nje ntazo bagira. Gute? Biragoye ko abona umunyamurenge wigisha muri bize. Biragoye ko abona umunyamurenge uri kwigisha mu isoko ubutumwa. Biragoye ko abona umunyamurenge wigisha ku muhanda. Urabona biragoye ko abona umunyamurenge wigisha hanze nyine ahantu hanze. Cyabo wabona ariko tubasanga mu makanisa. Abavuga ubutumwa bakomeye ugasanga twamwishura indege ngo aje mu giterane civuga ubutumwa ariko aje kwigisha abantu n'ubundi bakijijwe. Ibyo by'igiterane civuga ubutumwa gusaje nyine kutwongera ka morale, ariko cyo se igiterane civuga ubutumwa. Right. Hari akantu uvuze keza cyane nshobora kuba ndi puru nawe.
gusohoka hanze ukajya kubwiriza bariya ndetse ukanabazana ukanababatiza. Iryo ni ryo torero rya Kristo ndetse nawe niko ubyumva. Niko kuko Kristo yaravuze, ntiyavuze ngo mugume mu itorero mwigishanye ubwanyu, yaravuze ngo musohoke muje kwigisha abantu ubutumwa, nibakizwa mubabatize. Igitorero rya Kristo ni rifite mission yo gushaka abakristo, ariko itorero rya none ico kintu ntibagikora. Niyo mpamvu niwabivuga ko ari business naho twabishingira. None igisubizo nyacyo kuri aba bantu batekereza ko ashobora kure business, ashobora kuba ari umuhamagaro. Ntabwo ari umuhamagaro nkuko usanga umuntu abakristo afite nta nabo yabatije kuri none, ntabo yabwirije ubutumwa ahubwo abo bakristo bose yahuye n'abari abakristo baramuenjoyinga kubera ko ari umunyabyinshi mwene wacu wafunguye kanisa ako kana kama mukurikira. Siwe wambwirije ubutumwa ariko kubera gusa fanatisme ni umunyabyinshi mwene wacu wafunguye kanisa. Mubyara wanje, ni mubyara wanje, ni umwishwa wanje, ni umukwe. Kubu ngubu ari abantu benshi bamamagara bene wacu baba muri Amerika kushoboye kwigisha twagwaye ifaranga tukagira ikanisa ryo mwacu. Ikanisa ryo mwacu je ntajyo shaka nkeneye ikanisa rya Kristo. Nukeneye ikanisa ry'abanyabyinshi bo mu bijabo. Ikanisa rya Kristo ni umuntu wabwirije ubutumwa. Iyo urebye no makanisa y'abanyamahanga uzumva bihise bita abapasiteri ngo daddy father. Kweka mwita daddy niyo yamusanze iriya mukabara aramwigisha, arakizwa, aramubatiza, aramujoininga. None se nzita gute pasiteri wanje ngo daddy? Ntazi niyo nakiriye agakiza. Ubatijwe mu bijabo. Arabita twahuriye hano. N'abandi afite bahuriye hano. Abo yabwirije ubutumwa bagakizwa. Wasanga afite ikanisa ry'abantu 300. Nta numwe yabwirije ubutumwa ngo akizwe. None ari famille. Ani bamwe ni famille, abandi barimutse ngo ingo mwene wacu yakoze ikanisa Gasarani. Bakavanga umoja, bavagitengera, baza kumujoininga. Munyukuri si ababwirije ubutumwa. Baje gusa kumushigikira kifuwa. Right. Ako kantu rero ku bavandimwe bari batwandikiye mu gikari baratubwiye ngo tuzababarize William agira icyo abivugaho. Urumva ko abisobanuye neza. Taguciye ku ijambo rero zareba abanyakenya. Buriya na abanyakenya bakibaje baca mu kanisa. Iyo umunyakenya agiye gukora ikanisa aje kwigisha gazana aragenda akagura speaker za bafre agashira ku muhanda kuri kaburimbo, uzubabona akora amakursede. Abanyamurengera bari wabona akigisha abantu bari gutambuka, babyumve cyangwa ntibabyumve. Abumvishe akababatiza yarangiza agatangira ikanisa. Ariko twebwe abanyamurenge uzuja gukora ikanisa ugaca mu ikanisa rya mugenzi wawe, ugasohokana igipande kimwe kandi abusohokanye sibo babatije. Nabo basohokanye sibo nababatije. Cyakora reka nawe bamucike nawe sibo babatije. Nawe ubwo baratinze kugumana nawe sabe nawe yari yabaciye muri ndi kanisa yavuyemo. So niba ari abanyamurenge bavuze ubutumwa nshobora kwemezanya ko ari ababuvuze igihe cabakera cabarugaga cakera. Naho babubu nyine bo ni ibintu biraba. Urakoze cyane. Icyo nicyo gisubizo rero evangeliste atanze. Ugikomoza kuri icyo ngicyo cyari ikibazo kindi cya kabiri nanjye kukubaza, ese gucikamo ko makanisa ko ubona igisubizo cyabyo ari iki evangeliste nk'umuntu w'inararibonye kandi abantu bari mu gukunda kuko uvugisha ukuri muri kino gihe cyane? Iyi ni ihe mpamvu mu by'ukuri? Ese ibi bintu biratugeza he kwivuga butumwa ry'ejo hazaza cyangwa se mu buryo bw'iyobokamana? Ikintu cyose kitarimo impindura amatwara uzusanga itorero tuvuge nkozi kanisa wowe uri umukristo wanjye naje mvuye muri indi ndakuzanye, ariko wamara kugeraho tugiye gukorera ikanisa nge nawe ugasanga nta difference naryo twavuye, ugasanga icyo ndi gukora aha gisa nica hahandi navuye. So ureba abanyamurenge bose umuntu azava mu ikanisa akaja muri indi ariko ugasanga mu by'ukuri nta kintu gitandukanye narijya yavuyemo. So ugasanga ntaco n'ubundi yari yahunze. None ugasanga mubona sokanye harimo amabandi. Ya mabandi twamara kugera niriya naje akankoroga. Naye akongera agasohoka. Naye agasohoka nandi mabandi. Nawe yageririye akabakoroga. So ikikaba ikintu cy'igikururana. Ariko umuntu w'umukristo ntiyova mu itorero asigara isenya cyangwa ngo azane ikene wabo. Ahubwo nimba ufite umuhamagaro wosezera ku giti cawe
ugashaka intama ukaja gushaka intama ziba tuzi yo ziba mu kabari ziba mu mabare ziba hanze mu muhanda naho turi kuzishakira ariko twebwe abanyamurenge twahawe umwuka wa VIP ubu ngubu bwiye umuvuga butumwa ukomeye w'umunyamurenge ukamubwira ati genda wigishe muri bisi yo gukubita bisi wari wabona umubwiye ngo genda wigishe bamayibobo ku muhanda ugize ngo iki yago abantu banyura ndi kwigisha so turacabatera biracadutera isoni urumva nimba utabasha gutinyuka kwigisha muri bisi utabasha gutinyuka kwigisha ku muhanda abantu bari gutambuka biguteye complex turakezwa kuko umuntu ico yemera co aragikorera aragiharanira ako kantu rero hari akantu uvuze kandi gakomeye shaka ko unatangamo rekomandasiyo mbere nyuma yuko tuva kuri icyo kibazo ni gute umunyamurenge uhaguruka ko bavuga ko cyane cyane twebwe mu moko atandukanye cyangwa se mu community atandukanye ari twebwe dusa n'abantu bagendera mu bintu bya religieuse ni gute ushobora gutinyuka cyangwa se niki wabwira bari abantu kugira ngo basohoke bajye mu mabisi bajye mu mihanda bajye okay basogokuruza bakoreye Imana kandi bavuze ubutumwa ariko twe turi kugendera muri ico gicucu ariko twe ntabwo turi kuvuga turi gutegereza ku cyumweru gusa uzumva n'abanyamurenge bazavuga ngo nzoja muri Amerika ngo kuvuga ubutumwa ngo je ni Imana kadutwara muri Amerika kuvuga ubutumwa nano muri Kenya muri 2015 Imana yazanye abanyamurenge muri Kenya kuvuga ubutumwa nta bunyakenya numwe turabwiriza bakizwe imyaka 10 irashize ubwo butumwa twaje gukora buri kandi amakanisa dufite nta munyakenya n'umurimo none twavuga ngo twumva Imana yadutumye muri Kenya kuvuga ubutumwa ni ukubesha iki ni ikinyoma Imana yadutumye muri Kenya kuzindi motive zacu zo kwigendera ariko ibizo ubutumwa ntibirimo kuko iyo biza kubabyo abanyamurenge n'amakanisa reba muri zayo ni turabanyamurenge harimo abanyakenya babiri nabo barizanye tawagiye kubabwiriza ubutumwa iyo bari ngo bahaze bamusange kuri zayo ariko turabashima so ntabwo twaje kuvuga ubutumwa no alright ntabwo twaje kuvuga ubutumwa no muri Amerika nuko kuko iyo buza kuvuga ubutumwa uzoreba bazagerayo bagasunga dukanisa twabo hano tundi dukanisa nta bazungu babaye uzorebe tubarebera nubwo tutaragera muri Amerika tubarebera kuri YouTube sazande tubona niba abanyabyinshi n'ubundi bagenda kanisa ngasanga n'ubundi niba abandi bavuye hano nta munyamahanga urimo ubutumwa bagiye kuvuga niba abanyamurenge bene bacu niba abarundi niba abanyabyinshi yes none William ko turi mu gihugu cya Kenya akaba ari naho ukora umurimo w'Imana ni gute twakentegra n'aba bavandimwe b'abanyakenya kugira ngo nubwo butumwa twavuze ko twaje kuvuga i Nairobi nabwo tubyaze umusaruro yewe n'abandi b'abanyakenya tuminjize muri uwo murongo nje mbona imbogamizi ya mbere y'ubutumwa ari abantu babikoze nabi n'abapasteri baba bararetse gufungura amakanisa y'abanyamurenge ubu ni nta kanisa ry'ubwoko ribaho tukaba twaragiye mu makanisa y'abanyakenya byari kudufasha iki byari kudufasha n'uwari kuvuga ubutumwa kuvugira abanyakenya ubwo no kuvuga ngo duhambire aya makanisa turashobora no kwigisha abantu ubutumwa mutegeranye so ikintu baba barakoze baba bararetse gukora amakanisa y'abanyamurenge gusa tukaja mu yandi makanisa abandi ukaba muri Deliverance uyaba muri Anglikane uyu nguyu abasinzi ngo muri Redeemed gutyo ni muri pasteur ugakurira pasteur muri iryo kanisa y'abanyakenya ariko bashatse ko twikukira timba rukwikukira urumva hanyuma ubutumwa bwacu n'ubundi ni muri twe kandi abanyamurenge nta mpagano bamo gute abanyamurenge nta mpagano tugira bisobanura evangelist nta munyamurenge utazi ko Yesu yapfuye ngo azuke iyo byirengagiza gusa ariko amakuru turayazi ariko harano hazara abantu batayazi abo nibo bakenewe kugira ngo bazi abanyamurenge bose bazi ko Yesu yapfuye akazuka bazi ko Yesu ari umuhungu wa Maria na Yosefu bazi ko yavukiye i Bethlehem n'umuvuri w'inka ayo makuru baza amakuru y'ivuka rya Yesu ya Noel baza amakuru ya Pasaka baza amakuru ya Pentecost iyo umenya mu makuru atatu ubuzi Bibiliya yose ariko ni ngombwa ko yamenya icyo bitwaye nyine hari abatayazi rero ubwo rekomandasiyo ni ukugira ngo basohoke twakagombye kuba turi mu makanisa y'abanyakenya aho kugira ngo dushinge andi makanisa yacu iki kwereka ko itorero amatorero yacu yataye vision nuko usanga nta matsinda bagira basupportinga kuja kuvuga ubutumwa ubu ngubu ano matorero yose y'abanyamurenge aba ndabizi ko nta bavuga ubutumwa babo bagira batuma hanze ngo nabasupporting kuko tibafite uwo muhamagaro wo gukiza abantu bo kubwira abantu ubutumwa
dutanga isadaka ikishura umusekirite ikishura n'umucuranzi n'ikibanza uduke twasagutse n'imbara dusagutse tukaja muri sociale byenda sinzi ariko ugasanga ntibagiramwe amafaranga yo gusapotinga abavuga butumwa bababwire ngo nimusohoke muje kwigisha hanze ngiyitike uzashika usange mayibobo ku muhanda uyigaburire izo mission ntayo bagira uwo mutwaro ntawo bafite ivutumwa ryarashize evangeliste bashobora kuba bawufite ariko bitewe na situation cyangwa se cyo tuvugisha ukuri uvuga ngo iri torero rirabafite runaka na runaka ituziranye impamvu mbivuze bashobora kuba bafite umutwaro ariko adafite ubushobozi bwo kugwa nkayo evangeliste ko babona amafaranga yo kwishura umusekirite aroroheje kuruta uko nagutuma ibujumbura kujya kubwiriza mayibobo y'ibujumbura none se ni ngombwa guje kubwiriza ibujumbura no kubwiriza zapangani izapangani zarakijwe zose ubwo pangani ko batahazi ni hano haruguru wambaho n'ishuri gice cya 20 ubwo bashatse kuvuga ngo abakozi Imana bakora amatsinda cyangwa se bajye mu banyakenya kugira ngo tubwirize n'umundi ubundi itorero ryubakiye mu kwagura ubwami bw'Imana kwagura ubwami bw'Imana nuko dusohoka tukigisha abantu ubutumwa bakabwumva cyangwa ntibabwumva ariko twabuvuze kuko kwemeza nuko umwuka ariko kuvuga nuko wacu ariko itorero rya none pastor admin w'itorero aravuga ngo ku cyumweru muyoboke kuzigisha ku cyumweru wewe Didier uzayobora ariko ntavuga ngo ku cyumweru wewe muyoboke uzoja kubwiriza hanze izo gahunda ntazo bagira kuko amatorero menshi ntafite kwagura ubwami bw'Imana cyakoze ubone evangeliste kwereka nuko amatorero yashize umuvuga butumwa muheza iminota 30 ariko bagashira ibisirimba birindwi bishatse kuvuga iki ubibona gute kuri wewe nuko nyine ubutumwa nta gaciro barakubwira ngo nurenze iminota 30 uvuga ubutumwa ariko bagakubita ibisirimba birindwi igikenewe niki hagati y'ibyo byombi igikenewe niki guhimbaza Imana ni sawa no kumva ijambo ry'Imana ni sawa ubundi guhimbaza Imana ni ukuririmba right Paulo yandikiye uzasoma abakorinti bice 14 ubisome zose ubimanuke Paulo yavuze ikintu kicungura ubugingo n'ikintu cungura ubwenge yaravuze ngo iyo dusenze mu ndimi zitumvikana wewe uri kuzisenga uri kwiyungura ubugingo bwawe ariko ntabwo uri gufasha ubwenge bw'abantu bari kukumva buri igisirimba ndikiza gifasha mind ntabwo cungura ubwenge bw'abakristo gifasha iki ugisirimba byenda we sinzi kuko jewe sindagihabwa ko bavuga ko Dawidi yatambye niwo ubizi abanyamurenge bajya bashakira umunezero mu gisirimba ako kantu uragasobanura iyo gisirimba cyabangwa amateraniro ngo bayagize gutari bayakwamisha bayagatiye niba kuyagatiye ngo nimushiremo igisirimba ngo turebe ko tuneze ngo amateraniro yakwamye ngo amateraniro ngo yakwamye ngo mushiremo igisirimba ngo turebe ko tunezerwa so dushakira umunezero mu gisirimba ahabuze umunezero no dusirimba ngo turebe ko tunezerwa so ni nkaho igisirimba ari ikintu kizana umunezero oro Dawudi siko byagenze baza basoma Bible Dawudi umunezero niwo wabyaye gusirimba twebwe abasepeza turabyemera gusirimba ariko iyo twanezerewe umunezero niwo wabyaye gusirimba none uwo munezero unezerwe n'ijambo ry'Imana hanyuma umubiri uneze userebre wishimira ijambo ry'Imana rivugwe ribyara umunezero muri wewe wa munezero gutere gusirimba ubwo igisirimba warushatse gutanga recommandation ivuga ngo ikaho ngaho yashatse kuvuga ngo bakigabanye ijambo ry'Imana igisirimba kimwe kirahakisha amateraniro yose agashira tukumva ijambo nk'abagatolika kandi bumva ijambo kurusha nico kintu abanyamurenge abantu benshi bazi kwikanisa ryo bakwa n'igisirimba urakoze cyane wone evangeliste William ukomeje gutanga ubutumwa butandukanye ku mbuga nkoranyambaga n'uyu munsi arakomeje ku buryo akomeje kubwiza ukuri abantu buriya abantu ntibakeneye ukuri ariko kandi ngo kuri kuzababatura niko bimeze evangeliste ariko kandi courage vraiment inyigisho zawe ziri gufasha abantu hano hanze niyo mpamvu dukomeje no kukugarukaho kugira ngo ukomeze ubwirisi ya none ukomeze uyifashe reka tubabwiye mwemwe mukunda Amahoro TV mukomeze mukore subscribe mukomeze mubane natwe comment zanyu ibitekerezo byanyu nkuko mucyo mu gikare mukatubwira ati muzatubarize umukozi w'Imana evangeliste William uko ibingibi bimeze evangeliste William numundi kandi tukiri aho ngaho hafi aho ngaho hari undi mugenzi wacu watwandikiye mu gikara aravuga ati hari ukuri wavuze kurya abantu mu matwi ariko kandi ukuri ni sawa abantu kandi muri kino gihe ntibari gushaka kumva ukuri imikorere warivuze uvuga ko n'ubundi uzagaruka ukayivuga uvuga ko n'ubundi abantu bari kwishingikiriza abagenzi biwe biciye mu buryo bw'abantu bari hanze
ko hano naho ushobora gushaka amafaranga ugakira kandi ukagenda neza. William, hano muri Afrika ushobora gukora cyane cyane ko mu bihurizaho na mugenzi wawe Gitwaza intumwa y'Imana yaravuze ngo nta hantu utakirira. Ese ibyo byo ubyumva gute? Abantu barangariye muri Amerika, ubuzima abantu bari kufatira ko ari Amerika, ubuzima bari kufatira ko ari Europe. Ese ibyo bintu Afrika yacu kandi ifite ubuzima. Ese iyo myumvire uyihuza gute n'imyumvire yawe Evangelist? Afe turebye kwisi systeme y'isuku ntimeze. Tiwaburira ifaranga mu bipfungu uzabona abanyabwenge. Nimba waraburiye amafaranga mu njiji. Wibwire ko injiji ni bande Evangelist? Aho ngaho tukira. Ndeka ngweze urugero. Sinzi niba ufite bene wanyu muri Amerika. Ndabafite benshi cyane. Uzi ko muri Amerika batagira ifaranga? Gute? Ko bavuga ko ari ho mwisi no. Muri Amerika bagira amadeni. N'abantu bateye imbere ku buryo bw'amadeni, ariko nta faranga bagira. Uzasanga telefone ni ideni, imodoka afite ni ideni, inzu ni ideni. Ibintu byose uzabona amadeni. Iyo ahembwa ibihumbi 10 by'idolari bagenda bakata ya madeni ugasanga asigaranye kimwe. Bishatse kuvuga iki? Nushatse kuvuga ko arimo arashaka ifaranga mu banyabwenge, barakujijisha ko bazigwaye. Ariko bakazitwara mu bundi buryo buri indirect. Muri economy byo birazwe. Urumva? Ariko hano muri Afrika ayawe yose telefone ni yawe, imodoka ni donc hano nda madeni tugira. None ko turi kuririra kuri bura butaka. Nyine ni kwa kundi tukene urumva umunyamerika arakubwira ngo kwisaha nkorera amadolari 30. Urumva? Wewe none ukareba kwisaha wakoze urugendo gusa ruja hano ushaka izo faranga wazibuze. Akakubwira ati ngiye mu kwezi impembwe ibihumbi 10. Ariko akaguhisha amabiri. Wewe ubona umushahara ariko ntubona challenge na expense amafaranga ama expense nimba ari ibihumbi 10 nakubwira asigaranye bingahe. Ashobora kubikubwira muri rusange ukumva ni ibintu bidasanzwe. Arakubwira ngo inzu yonyine mbamo nishura igihumbi $1. Imodoka abana yakubita gutyo ugasanga za faranga zirashize. Noneho muri Amerika ushatse kuvuga ko nta mafaranga aba. Tayo. None kuba umuntu ufite ko muri Amerika nta faranga zibayo, uzumva umuntu ufite a business muri Amerika. N'abantu bake. Inzu n'abantu bake. Kubera ari bake bafite business kandi bafite faranga. Biragoye. Igisubizo uvuga ngo ntazo bafite. None ko umuntu mu diaspora bamusatira igitambaro cy'icyubahiro cy'umutuku. Nyine bazi no kudukanga, barazi nakadukanga afite $3 tw'idolari. Bishatse kuvuga icyo icyari kigendera kuri icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo no muri Afrika nk'uko bivuga na Dr. Ntumwa y'Imana Gitwaza yarabivuze ngo nta hantu utakirira. Reka nkwereke mu bijabi wanyu wahakirira. Cyane. Reka nkwereke ko hano hatandukanye no muri Amerika. Hano amafaranga yawe iyo yahembwe iyo ukoreye igihumbi $1 cyawe n'urugero. Ntaca bire za leta ziza zigikurikiye ntaziyaba. Nimba ari igihumbi ni igihumbi. Okay. Ahubwo nje ikintu uzambwira abanyamerika bananumve neza nuko ari amafaranga make bahembwa ari asigara ku mabire bayohereze muri Afrika kuri business. Nta munyamerika n'umwe udafite mwene wabo hano. N'udafite mwene wabo afite inshuti ko batayarekura. N'udafite inshuti basashaka abakozi. Abujya abakozi si inshuti y'umuntu. Azashinga business hano muri twa duke twasigaye. Ni duke se buriya. Reba nk'aba bahungu bazabaza gukora amamariage hano. Bazabaza babombore. Hanyuma ari amafaranga y'ubuko basigaye bakoze mu business basigaye abagore babo. Urasubira mako kantu. Abahungu bari kuza gukora muri amakwe muri Afrika bafite ibihumbi 10 by'idolari yakoreye. Kandi byonyine. Utagira ngo basize ibindi muri Amerika 10. Nizo bayaza kuri abaje yikoko. Conseil garote. Baze bagire gute? Aze hano abombore. Bya bihumbi 10 kwa kagiye kurya TRM umunsi umwe ngo bishire. Abikore mu iduka risige nk'umugore wiwe. Kuri umukozi w'Imana wemera umuntu wabomboye cyangwa se aze bafata abantu bakeya. Babasezeranye. Ngibi iki kiganiro cyo nari ndakinyuza kuri channel yaje mu kandi kanya ariko ikambayeza kantu gato. Dukonjorera ko kantu. Gato cyane ugishaka cha mariage ukuntu Imana ifata kuri mariage. Ubundi ni 15 muri bibiri vuga ubukwe. Ndaza kwide. Baze babombora ko niko twari tugeze. Ubundi ubukwe Imana yemera. Ni isezerano ry'umuhungu n'umukobwa. Iyo umuhungu n'umukobwa bagiranye isezerano bonyine. Iyo ni mariage imbere y'Imana. Ijya kabiri iyo ababyeyi b'abana baganiriye inkwano. Bibiliya yemera inkwano. Urumva? Ni ukuvuga umukobwa n'umuhungu n'ubundi azava muri Amerika afitanye isezerano n'umukobwa. Deje ubukwe imbere y'Imana bwabaye bweme. Burereka nkwereke buriya n'abagabo benshi bafite abagore batarababa.
gute evangeliste iyo umusore n'umukobwa bakoze fiançailles bagasezerana ko bazabana bakaryamana Imana yita ibara ko ari ndo ako ka iyo ubukwe rero iyo noneho umwe yanze undi kandi bararyamanye babeshana ko bazashakana Imana yita ibara ko ari ndo nubwo washaka undi mugore so wawe niyo washaka undi mugabo so wawe n'uryo wabeshe wa mbere ako kantu ko ari ubwenge evangeliste Zenda tuzaza kubivugaho turi kuvuga hejuru y'indo garuka kuri ako kantu waruvuze ko abahungu bo muri Amerika bakora 10,000 byonyine akabizana muri Afrika akabizana akabijya umunsi umwe akabitugaburira umunsi umwe bashaka kutwemeza nushaka kwemeza abantu uzavunika umuntu wemeza abantu se muri no sizo nashoboka nubundi tuzatubirya tukabanza tukompara ati none ntameze nk'urya waje shagi nubundi abanyamerika muri kunumva ati muzamutwemeza ahubwo tuva tubakompara none akamesaje wabaha abanyamerika bari gukurikirana Amahoro TV nuko iki kintu cyo kuvuga ngo baje kutwemeza bagomba gukireka tizo twemera baze bakora ubukwe cyangwa se baze babombore bakora ubukwe buciriritse kuruta n'umuhungu wa hano kugira ngo yizigamire bya bintu amafaranga bya 10,000 yari yazanye iwabo nta kintu amushingire business none se abagore b'abanyamerika bafite business hano ni bangahe bafite abagabo muri Amerika cyangwa abagabo baje muri equity kuzuza uduformire two gufata $300 kandi $300 abahungu bari macakosi muri protect barazifite none se umugabo wawe utandukanye n'umuhungu uri ukambana ako ufutanze message y'ubwenge cyane ako kantu ni sawa kandi nanjye ndi d'accord akugira ngo uze wemeze impunzi cyangwa se wemeze abaturage waza ugakora ibiciriritse byiza ejo n'ubundi mu gitondo ukabona undi mugati akugira ngo ze ugurira abantu ibintu ariko mu gitondo ubure inyanya bavandimwe muri Amerika iyo ni message ya Evangeliste William ibindi byakomeje kubwira isi ya none kandi mu byumve yewe turanabishigikiye kuko niko kuri hano hanze alright Evangeliste William jo mundi hari inkuru yaciye ku mbuga nkoranyambaga uvuga ati umugore ntagomba guhanura imbere y'abagabo atambaye igitambara mpita mbihuza n'ukuntu isi ya none ikeneye gender ubwo no bwuzuzanye bw'umugore n'umugabo cyangwa se hatabaye mu busumbane ibyo iriya message imeze gute Evangeliste iyo message ntabwo ndayitanga narimo mvuga ibintu ngiye gutangira kuvuga kuri channel yanjye abantu babishaka bashobora kuzabikurikirana kuri iyo channel yitwa Eva William MUYOBOKE TV narimo mvuga ibintu ngiye ndimo ndashaka gutandukanya ibinyoma n'ukuri none ndashaka gutandukanya ibintu abantu bubakiyeho bibiri itemera noneho ibyo navuze narimo mbivuga mu bibazo ese ko bibiri yivuga ngo umudamu naje guhanura atwikire mu mutwe we abo uyu munsi bakaba bo bahanura badatwikiriye mu mitwe yabo ese byagenze gute kugira ngo abantu none badasa n'ibyo muri Bible naho nagarukiye question mark navuga tuzabirambura so sindabirambura ubwo uhishiye abantu iyo message ya ubishaka aje kuri Eva William MUYOBOKE TV akore subscribe zamusha turi kuri Amahoro TV aka message gatoya kari hasi y'ubwo butuma dutegereje coming soon ni ukubera iki gato munsi yako kantu okay sinshobora kukubwira ngo nukubera iki ndimo ndabikora kubitanga byuzuye bifuru nkuko ni byinshi bibiri avuga ngo umugore ntakavuge mu itorero niko bibiri bivuga abantu bakabivuga gute ariko none ubu nyine wasanga ahubwo bavuga mu matorero atari na rimwe ubwo byabaye au contraire ya Paulo avuga ngo abagore ntibavuge mu itorero ariko no munsi baravuga nabyo tuzobireba ese ni kicaye cyateye Paulo kuvuga gute Okay. William Evangeliste uwo niwe abahishiye iyo topic cyangwa se iyo nkuru ni coming soon iri kuza vuba cyane kandi zaca kuri channel yiwe ndetse mujye n'ubundi munamuteza imbere kuri channel yiwe yitwa Evangeliste William TV ariko kuri munsi wa none ari yaje gutanga ubutumwa cyangwa se ari gutanga message yubaka societe kuri Amahoro TV online. Intumwa y'Imana Dr. Apotre Gitwaza ni umugabo uvuga amagambo akomeye cyane menshi kandi atandukanye. Mu gihe cyashize yaravuze ngo ntukigaragaze ngo ugaragaze icyo wariye ugaragaze uko umudamu wawe ameze anenga abantu bapostinga yewe n'abadamu batwite urabibona mu gihe cya none naramutse gutyangeza ahangaha icyerekezo cyanjye nakigeze abantu kwa updating abantu umunsi ku munsi. Uriya mugabo ko avuga amagambo akomeye cyane yewe nawe urenda kugera mu rwego rumwe nawe
niwe nawe ukaba wewe ariko se uriya mugabo ujya umwigiraho iki bwana Evangeliste? En fait Gitwaza ntabwo muzi cyane sindanamubona byenda mubona ku dustatazi tw'abantu kandi abari utuntu duto cyane tugufi cyane ariko gusa cyo kimwe nemera ko Imana yamushigikiye kandi nemera ko ari umuhanga bikezo muziho ntabwo muzi en fait n'utura dustatazi ubona ukabona akantu k'amasegonda 30 mu by'ukuri akantu k'amasegonda 30 ubonye ntabwo kahita gakwereka image y'umuntu. Right. Uwo rero ni intumwa y'Imana Apotre Gitwaza. Abantu benshi bakunda kwimva ijwi rya William ndetse bagashaka no kuri kompara ko bashobora kuba bavukana cyangwa se kubera ko avuga ikimwe cyane cyane ko banahuriye n'ubundi no mu evangelization. Tugaruke kandi muri 2022 bwana Evangeliste yewe tunagana no ku musozo. Wavuze ko muri 2022 ari umwaka wo kubwira abantu kuri kandi bakabyumva. Kuri uyu munsi wa none uri kubona ko abantu bari kumva kuri kwawe? Bashobora kutakumva none ariko bazakumva. Bazakumva. Gute? Bashobora kutakumva none ariko bazakumva kubera ko urebye muri comment z'abantu mu biganiro ukora 50% bari kumwe nawe. Abandi 25% nibo bavuga ati uyu muntu ko tutaramwumva neza. Ese ikubise ikigereranyo cyaho wavuye naho ugeze kuri uyu munsi mu gukura abantu muri society ya none ubona kuri kwawe kuzaba batura? Okay, njyewe en fait nta n'ikintu cyanjye mpimba. Ndi umuntu utavuga ibitekerezo byanjye ahubwo mvuga ibitekerezo bya Bible. Njyewe mvuga ico Bibiliya ivuga. No ukuri kwa Bibiliya niko kuzoba batura. Ntabwo ari ukwanjye nje nta kuri mfite no abantu. Ariko ukuri kw'ibyo mvuga nkomoye muri Bible ibyo niba byumva bizabagira umumaro. Alright. Yes, tugana ku musozo wo ukunda Amahoro TV nyarukira mu gikari cyangwa se muri comment zacu uzatubaza icyo tuzongera kugarura. Evangeliste William abantu benshi bakomeje kumushakisha no gukenera kugira ngo bakomeze kumva aya magambo kandi ni ngombwa ko isi ya none ikeneye abagabo nk'aba ngaba bakomeza guhugura abantu ndetse banabigisha gukora no gushaka Imana. Tusoza bwana Evangeliste mu by'ukuri wumva icyerekezo cyawe cya 2022 ari kihe? Turi gusoza. Narabibabwiye iki ni icyerekezo cyo kubwira abantu ukuri kw'Imana. Cyane cyane ibintu byanjye ngiye byose nkora bikora muri gospel mu bintu by'iyobokamana. Mbwira aba evangeliste bagenzi banjye ngo bashire umupira hasi. Borohe tubwira abakene ubutumwa. Ntituzatusha gusa kwigisha abantu badutumiye. Kuko iyo umuvuga butumwa ugategereza igihe bagushira kuri afishe. Ubutumwa bwa afishe ntibugezweho mu ijuru. Kuko nubundi batekereje gukora afishe n'abakristo. Hari abapagani batanakuzi. Abo twebwe nitwe tugomba kuja kubashaka. Rero abatura gushaka bo ntibazatwohereza tike. Ntibazatubwira ngo zana ngo ifoto tugushire kuri afishe. Aba baririya mu kabare ntibazi n'inzira yo kuja mu rusengero. Niyo bakenewe. Twongere dusubire hati twakomera hakomeye Yesu wenyine. Tuve mu makanisa biragoye n'ibyago bikomeye kwigisha abantu 10,000 ukazashika mu ijuru nta numwe wemeje. Kuko abantu 10,000 zose birakishijwe. Ariko Daniel yaravuze ngo wahinduriye umwe gukiranuka. S'il vous plaît ngo azarabagirana nk'inyenyeri. Uyu rero umutazi Kristo ntiwo musanga mu kanisa. Abari mu kanisa bose bazi Imana. Tuje kuri tere. Iyo ni recommandation. Iyo recommandation ariko kuko aba pastor ubu cyangwa aba evangeliste ubu bakeneye ahantu haryosha ari abantu benshi. Ntibakeneye kuja kwigisha uri umwe. Ntakeneye ibya bintu bitagaragara, dukeneye ibintu bigaragara. Dukeneye ibintu bigaragara. So nkabwira abantu tumanuke twigisha abakene. Bari abatadutumiye. Bari abasinzi. Bariya ndaya, bariya bari mu kabare, bariya basa n'abatawe, bariya bajugunwe baradukeneye. Right. Aho ni mu buryo buri spiritual, mu buryo bw'imikorere gushaka amafaranga. Bimeze bite ni ikintu ubundi wasigira abantu kuri no tariki ya none biciye ku Mahoro TV? Paulo yabaye muri Efeso imyaka 3
agiye kubasezera arapfukama arababwira ngo bene data muzi ko igihe cyose nabanye namwe ntabavunye nari mbeshejweho nuko anje kubako umunsi ni munini ibi narabivuze mu ijoro rya 2022 iri bube nababwira ngo umunsi ugira amasaha 28 wo kwipanga ejo bundi ari ijambo vice president William Rutonda mwemera cyane ari ijambo yaravuze ngo hari umugabo ngo nilikuwa ngo mtu wa mkono wake lakini wanashangaa kwa sababu leo nimemuvuka mbona nilimwambia kitambo ngo inatakikana dunia hii ujipange mwenyewe ngo ujipange so umunsi ugira amasaha 28 aya masaha 28 wo yakoreshamo ibintu byose wo kubaka ubwenge woja kwiga mu masaha 28 wo kora siporo mu masaha 28 wo shaka ubutunzi mu masaha 28 kandi wovuga ubutumwa mu masaha 28 ibyo bintu byose wo bikora amasaha 28 uyagabuye ku bintu bine ico fata amasaha make cyo gatandatu ariko abantu ubu dukenera kuryama cyane. Alright. Uyu nayo ni recommendation ya William Evangeliste William mu buryo bwo gushaka amafaranga no gushaka n'Imana. Reka dusoreza ahangaha ikigo kiwacu cyangwa se akarere kacu. Gato utaguciye mu ijambo iyo ugeze hano maternity hano haruguru uja season haba uruganda rw'ibintu byo kubaka uzasome kuri gate handitseho izina ryande sindabisoma handitseho izina rya Likwalen yavuze ngo iki bigaragara ko ruya ruganda rugwe avuga Imana ariko afite izindi source zinjiza amafaranga zitari babana agiye kwigisha. Alright kabisa. Cyo nshatse kubwira abavuga butumwa sinshatse kukubwira ngo uko ruganda nko tufite amafaranga yo kurukora ariko wokora ikibanda ugacuruza inyanya ugacuruza imbuto kugenda ukagura inyanya hariya ukagura meloni ukagura rengarenga ukagura spinach ukagura sukuma wiki ukabishira kuri ico kibanda ugashaka akantu kagakozi kagakora ibyo bintu hanyuma kakaza kagweza amafaranga nimugoroba kandi ukavugira Imana ufite n'ahandi hantu winjiza ifaranga. Yes, reka dusoreza ahangaha yali Evangeliste William nari muwaje ikibazo namubwira ati akarere kacu gafite ibibazo ngo ndavuga mu karere k'Iburasirazuba cyane cyane aho dukomoka mu misozi miremire iwacu ira situation nkamwe nk'abakozi b'Imana buriya Imana n'ubundi fasha abifashije ese mwego mubibona gute ese ira situation niwe muti nkawe Evangeliste cyane cyane kuri umusomyi ukaba n'umusesenguzi ukabwira abantu gushaka amafaranga ese ira politika y'akarere yo uri kwibona gute ko dufite ibibazo bikomeye? Buri ikintu cyo nobwira abantu ntabwo Imana izava mu ijuru kugira ngo dusubize ari ahantu ibi mpora mbivuga iyo urebye dufate Israel bigeze kugira umutwe wabo witwa muri Judaisme bari bazi ko Kristo azava mu ijuru akabagwanirira kandi aba bantu bagomba kumenya ko Imana yohereje amavubi rimwe itazongera kuyohereza kabiri igihe abanyizirayeli bari bavuye muri Egiputa kandi ayo mavubi yagiye imbere yabo uko bahagurutse so umuti wacu uba muri twe ariko kubera abantu turi mu gihe cyo gusinzira tuzi ko amahoro azava iwacu azamwe n'abandi bantu undi muntu akayadushakira undi muntu winezerewe iwabo ico ni ikintu kitoshoboka n'ubujiji cyane nitwebwe mbese kuba ngutekereza undi muntu uri waba nezerewe nyina nase ntibabirukanye wowe nyoko naso birukanye wowe ukeneye ngo uwo muntu uzave muri Amerika utekanye w'abandi iwabo muri uza kugufasha sibishoboka bishatse kuvuga ko nitwebwe ari ijambo je pense nimba ni Chekivara yararivuze ngo nimba udashobora kwiremanta nimba udashobora kwireberia nimba udashobora kwinjira ishamba ngo ntukwiriye no kwitotomba nimba kwinjira ishamba ngo uyempose ntunagaye n'umuntu wagiyeyo tukwiriye kwivovotera umuntu gukoronije nimba udafite ububasha bwo kumurwanya utari umugabo wo mugwanya tufite rero no kumwitotombera bimbwaye akubwire ngo kuja kwenda wende urakoze cyane reka dusoreza ahangaha yari Evangeliste William Amahoro TV reka tubabwire ngo nakagaruka turi hano kugira ngo tubakomeze twubake societe yacu tuzana abantu batanga ibitekerezo nawe ushobora kutwandikira mu gikari ukatubwira igitekerezo cyawe cyo wafasha societe ya none ibintu byose bikagenda neza. Amahoro TV online televiziyo imwe rukumbi y'Iyobokamana ikishaho ibiganiro bijyanye n'Iyobokamana uyu munsi nimwe kumwe na Muhire Didier Notable as like TV presenter Imana ikomeze kubagena neza 2022
izabe idasanzwe nakagaruka.